Icyambere abadamu rwose babivuze kandi babivuga bababaye, ikintu cyo kutaduha igihe cyangwa se icyo twita keya. Rwose muri iyi minsi dufite icyaka. Ariko reka mbabwire ngo guha abagore keya, nigeze rimwe nza nkajya numva nkunda kumva abantu bari kuvuga ngo sheri. Nanjye umunsi umwe mpingutse mu gikaha ndidumetsa ni sheri ntiwiriwe, ati usaze utese, ati ibyo bisazi ubikuye he? Ibyo ni bimwe mu bintu bituruka ku birebana n'aho twagiye tuvukira n'aho tugeze. Ndagira ngo ubwire ngo niba ugeze mu mujyi ugomba kumenya ko ugomba kuba umunyamujyi nawe, kubera ko mu cyaro kutita ku mugabo cyangwa ngo wite ku mugore usanga ari ibintu bisa nkaho bisanzwe, ariko mu by'ukuri icyo mwize ni ikintu gikomeye cyane. Iyo udaha